Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi. Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Imana nizere yuko ikomeje kubarinda. Turagarutse kugira ngo tuganire ku mpanuka yabaye mu kiyaga cya Kivu. Ni impanuka ikomeye cyane yabaye idasanzwe pe. Turagarutse kugira ngo turebere hamwe mbese ni igiki bitwereka, mbese ni irihe somo twigira kuri ibi ngibi byabaye. Reka nkwibutse ko hano turi ku Kidendezi TV. Niba utari wakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana kuri iyi televiziyo. Ego mbahaye ikaze mwese, mbahaye ikaze. Reka rero tuganire kuri iyi mpanuka yari ikomeye cyane kandi ibabaje, dukomeza no kwihanganisha imiryango yabuze abayo. Turayihanganishije, muri iyi si niko bimera, twese turi abashyitsi ndetse n'abimukira. Aba bantu bari bafite imishinga nk'abandi, aba bantu bari bafite intego nk'abandi, bari baraye ijoro ndetse bafite gahunda yo kujya ahantu hamwe cyangwa gukora ibindi bintu runaka. Nuko bafata urugendo baragenda. Mu by'ukuri ntago bari biteze yuko ibi ngibi bishobora kubabaho, ntago bari babyiteze, nta n'umuntu wari ubizi yuko biri buze kuba. Hari ijambo rivuga ngo umunsi umwe ngo tuzarara mu isi ngo ariko ntituzayirirwamo. Irindi rikavuga ngo tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo. Yesu we yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nuko duhore twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa isaha Yesu azazira. Mwene data, inshuti y'umusaraba, ndakwinginze kandi nanjye nibwira kugira ngo turusheho guhora twejejwe, turusheho guhora twiteguye, kubera yuko ntago tumenya igihe tumaze ku isi ariko ntago tumenya igihe dushigaje. Ntago turi muri iyi si, turi mu rugendo, turi kugenda. Niyo mpamvu icyo waba ukora cyose, icyo waba uri cyo cyose, ibyo waba urimo ibyo ari byo byose, ugomba guhora witeguye, uri maso, kuko ntacyo byaba bimaze ibyo wakora byose ubaye utari maso. Bene data, nshuti y'umusaraba, mukristo, mukozi w'Imana, igihe cyose ugomba kuba uri maso kuko utazi umunsi cyangwa igihe. Aba bantu nabo mu by'ukuri batangiye urugendo rwabo, kandi harimo abagiye mu mabizinesi atandukanye, harimo abantu bafite ababyeyi, harimo abantu bafite umuryango bagomba kwitaho, harimo abantu bafite abana babo, ariko mu by'ukuri nabo byabagwiriye, ntabwo bari babyiteze, ntabwo bari babyiteguye. Nawe birashoboka yuko wakirwa mu isi ariko ntuyiraremo. Birashoboka kandi biranashoboka yuko ushobora kandi kuyiraramo ariko ntuyirirwemo. Nshuti y'umusaraba, muvandimwe, niyo mpamvu dukwiriye kuba maso igihe cyose, tukaba turi maso nk'uko Yesu yagerageje kubivuga, Yesu yagerageje kubitubwira yuko tugomba guhora twiteguye, yuko tugomba guhora turi maso mu byo twakora byose, mu byo twaba turimo byose, tugomba guhora turi maso. Imana ibampera umugisha. Ariko ndakwinginze mwene data, nshuti y'umusaraba,
ukanguke kuko ahari wenda ushobora kurara mu isi ariko ntuyirirwemo, kandi ushobora kwirirwa mu isi ntuyiraremo, kuko ntabwo tumenye igihe tuzavira mu isi. Imana ibamere umugisha kandi ikomeze kubashoboza no kubaha imbaraga zo kuba maso. Imana ibamere umugisha. Amen. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe ndetse unasharinge kugira ngo dukomeze guhabwa umugisha n'Imana. Amen.